What's on your mind? Honestly, ya amafaranga wanyemereye ko utarayanyohereza. Harya nanga? 500 ariko kwa ko atinze urongera 100. Yeah, nshaka kujya for shopping, so I need it. Take my card instead. Take my ATM. No, man. Izi myenda yawe yose iri hano. Ahubwo se by the way, ubu sikumaze iminsi 3 hano. Hari ikibazo? What about your wife? You're my wife too. Umva mubwire pe. Sinkeneye uburozi bw'abana. Bw'abana b'ikigara pega. Oya. Humura. For real? Yes, humura. Basigaye bamena umuntu acide mu maso. Amenye yuko niba icyo kibazo ufite rero basi. Reka tuve muri Kigali tugende. U Rwanda ni ruto, okay. Tuzanjyane hera. Tuzajya handi hana atari mu Rwanda at least. Hanyuma se nitugera mu Rwanda tuzaba gute? Business zanjye zose ziri hano. Let me give you a better proposal, sibyo? Reka twimwe. Is that mine or yours? It's business. Sorry. Okay. Reka nkubakire inzu yawe nziza. Sibyo? No, you know. Ikibazo. Imodoka, everything. Ntaho uzigira uhurira nawe. Icyo nashaka nuko utinda hano. Okay, tujye tubigira nkaho biri seamless, like ujuza wandambiwe. Not really. Nitinyira ubwo wanjye. Humura. Sibyo? I got you back. Alright. You're my princess. Rekere yacyanura yarashaje. Yitaho and all shit, you know. I know. I know. Urahombye. Ariko rero ko bukanzu. You like it? I love it. Gusa ariko. Gabby G. Excuse me. Hello. Yes. I'm okay, sorry, ndaza kuguhamagara mu kanya. Hari ibyo ndimo. Bye. My brother. Who's that? My brother. Oh. Ashaka gikize? I don't know. Sanga ko ari no kushaka kumvugisha gusa ntamenya so. Kuguhamagariza inshuro zose. This is like the 4th time kuva mu gitondo. Is he wrong? No, I just want to know what's up with him. Yeah, nuko nkunda nyine. He's my only brother, yeah. Okay. Any problem? No problem. So, around this. Please, Narush. All right. Okay, come. Let's get inside. Inside? Oh boy. Come. Yes, hello. Yego, mwere zombi 550. Yeah, unangurire ntuze boîte ya maquillage. I don't know, you're the lady, Yeah, you send it to my wife. Mark. Okay, with ariko birimo byose. Yeah, you do that. Ntago ndibuze ku office uyu munsi, so you handle that and ma appointment zanjye zose uzi cancelling ndumva nyine kuruhuka. All right. Anything else? So.
Ni byiza. Nimuzanye icyo kunywa. Oh, thanks. Meze gute? Sawa. Nagize hano kuvuna cyane ntabwo wishimye what's wrong? Nuko mba ndi gutekereza cyane. Uri gutekereza iki? Yemara nkubaza. Wumva uzanshaka ubona nzakubera umugore cyangwa turanga turimo turiryohereza ndime. Uzi ko ndi gukura? Nsige ndi umwana. Abahungu uzari pressure mwa mufite ngiye mfite pressure y'umuryango, mfite pressure y'imyaka. Ati bebe narakubwiye. Ntabwo ibintu twabikora kuri pressure, sibyo? Tugomba gutuza. Ibintu bisaba kubitegura, sibyo? Nese sheri bite amakuru y'umunsi? Ni meza. Nese kumeze imeze narakubuze nkanaguhamagara telefone yawe ikananira. Ndi busy mu kazi. Usigaye ngishyiraho ingenzi se noneho kandi? Ese mu kazi musigaye muraraye mukamara y'iminsi. Mercy. Last time I checked muri kapo yacu ninjye mugabo, sibyo? Ibyo bimutangiye kwigirishwa ngo sijyuwe ngo mu kazi murarayo, don't. Nabazaga ko akora. Udatuma mvuga nabi. Nari busy mu kazi. Besides, ndi umuntu mukuru ntabwo wakagumye. Mfite uburenganzira bwo gutega inshakiye, right? Tumaze imyaka 7 dukundana nge nawe kuva ryari. Imyaka 7. Turi abana none twarakuze, turacyategura iki? Turakundana. N'amafaranga wabuze? Sinavuga ko nayo nyafite. Niyo abura. Ariko donc ntabwo ariyo priorité rega sheri. Tugomba kubanza tukamenyana, sibyo? Yeah. Kusebeza. Sorry, ati? Dukora imyaka 7 yahagije urumva ari myinshi cyane. Ntabwo wategereza. Are you okay? Ntabwo umutwe uri kukurya. Why? Nta fever. Baby, so wabaye iki baby? Ahubwo wabaye iki? Tumenyane imyaka 7 ishize turacyamenya nge nawe. What do you want baby? Exactly. What do I want? Mubwira icyo nshaka. Umunsi uzumva nzakwereza invitation nibwo uzamenya yuko byane biri serious, okay? I'm tired of waiting. Cyane ko lifestyle bayemo ntabwo ihendutse. Ngomba gukora amanywa nijoro kugira ngo mbashe kugusatisfyinga. Ikibazo wowe ahubwo no utakisatisfyinga. Ariko Mercy. Tugikundana ko wiyitagaho. You know, ukakora ka makeup. Udasa nabi. Really? Genda birebe muri miroir. This is not the Mercy I fell for. No. Washatse se yarameze. Mese ibyo ngibyo bigatuma utacyambara n'impeta ndakwambitse. No, impeta se nayikuyemo ngiye koga ndende ndagira. Yasaga nabi nayo nda. Ibikanga isusigaye ko impeta igiye koga. Yasaga nabi. Hari hagiyemo ibyuya ndende sanabi. Okay, basi butano uzajya mara iminsi utari hano. Basi wavuga umuntu ntanarare yicaye mu ntebe akurindiriye. Oh boy. Umva rero sheri wanjye. Isazo kuryama nizajye zigera ujye biryamira. Sawa. Cause I would rather nkaza ngasanga inzu yambaye ubusa cyangwa wasinziriye he kugira ngo ntahe unaginge no. Utekere kise basi. Ibyo ushaka. Umuntu wa delivery nazo mbwira. Ari icyo bakuzanye se watumye? Ntabwo ari ibiryo. I love you, you love me. If it's the money tuzashaka twanafata na credit tukayishyura tugakora ubu. Kuko ntabwo yanjye no se naba nishatse icyo gihe. Ubwo twafata credit tugakora ubu. Hanyuma iyo credit ngiye nkaye kwishurira basi. Yeah, wibigira ibintu birebire. Okay, you give me some time. Which time do you want? How long? Reka pressure ikubaze pressure. Okay, ngwino tugenda tujya kwibwira iwacu. Ko mwimushyiraho pressure afite umuhungu bakundana really. Ejo
uyu munsi turi wa gatanu ku cyumweru tuzajya iwacu noneho bigiye kubaho ubukungufu none se what do you want cyangwa nzigendere okay No, babe, give me some time. wish Give me some time, babe. Okay. I'll think about it and I'll do something about it. See you. think about it now hanyuma mu minota ibiri tumbwira what's the conclusion yeah Okay, we will. shaka di ko nabikubwiraga iyo urugo rurananiye pe aka kanya ibaza aka kanya ngo narahindutse ngo sinyemeza ko ukuntu nari imeze mbere ngo njyewe niko ajya kubwira imagine nikambwira ngo nabaye ukuntu ngo narahindutse ngo nsigaye ngo nsa nabi gusa nabi ngo yigosha akabagabo bishyigiye babaye njyewe ngo nsigaye nsa nabi niba ari uko nsigaye nirirwa nambaye ibintu byera ku maguru ntabwo cyitaho ko mbona susa neza we ntabwo abibona imagine amara 3 days atarataha ari shangiye ntekereza ko ashaka afite umuntu bakundana oya ntabwo ibyo bintu byabaho n'ukuri kandi mbyiyumvamo cyangwa nuko aba afite akazi kenshi kararayo akararayo umunsi wa mbere wa kabiri umunsi wa mbere noneho imagine last week yaraye nyine gatatu nkamuhamagara telefone wapi umunsi wa gatatu ndamuhamagara telefone irakunda nyine mba yanga kunyitaba arabyanga ndamuhamagara ngakunyitaba ubuse nese ngo nuko wambara ibintu birebire basi ntabwo ambwira ngo exactly what's wrong ni iki ngiki warifata akambwira ngo afite uburenganzira bwo gutaha afite uburenganzira bwo kudataha bari mu kazi nyine ama excuse nkayo gusa nshuti yanjye reka nkubwire ndakubeshya ubwo buzima abantu bose babunyura nanjye nabunyuze ntago sinavuga ngo ni bose gusa benshi babunyura kuba umugore bisaba kwihangana iyo ubaye umugore ukemera gusezera bisaba kwihangana sinjye yaje kwizirika ako imagine ngiye masi umutima wawe imagine ngiye masi n'ukuntu zinatwikaga ariko basigaye avuga ngo mwacicika nkamera ugacece nibe cyangwa navuga ngiye bafite n'ubwo ko yarangubita ashobora kugukubita kandi ni byanavamo intandaro yo gutandukana burundu wowe uzi ikintu ugomba gukora gerageza kwitaho ibyo akubwira gerageza kwitaho birenze hano nago nyine nkuko wiyitaho gutyo niba uzi ko umugabo wawe akunda ibintu bigufi gerageza kubyambara mu gihe muri kumwe yenda ntibikubuze kwiyubaha uri umumama wiyubaye mu gihe usohotse hanze ariko igihe uri kumwe n'umugabo wawe gerageza kwambara uko akunda ugerageze nyine ukomeze wiyiteho gutyo uzabona azigarura ubwe erega hari ibintu abagore bibeshya kenshi ugasanga urakaranga amazi iminsi itatu ukazinga ibyo ukagenda ushobora kugenda akazana noneho ngo utekereza ko bari kumwe akaza akarwubaka nta gahunda mfite yo kuruvamo gusa nuko ari igihe mba numva nanjye nagenda byibura nanjye nkabara nk'icyumweru byibura ibyo ni uguhimana kandi noneho bikoze uzi umugabo ukora ibyo bintu ukuntu afuha yakwica yakwica ugomba kwihangana ukikara ukaba umuntu mukuru ukamuha keya ukamuhata keya ziruta izo we aguha akakubwira nawe ukamusekera ukamwereka ko nyine ukimukunze kuko wamukundaga mbere gerageza kandi niko zubakwa niko zubakwa natwe niko twazubatse yemba numva nangiye kuruha nta rubyaramo umwana noneho nubyara uzaruha ariko umwana azaguhoza amarira azajya kubabaza ureba umwana aseke nzajya nanasenga noneho gusenga byo urugo rwubakwa n'uwiteka ntubizi munasezerana ntibabibabwiye urugo rwubakwa n'uwiteka umva n'impeta ntabwo kiyambara andi makuru ndayaguha turi ku meza tugende ku meza tugende wowe wirageze uwiteka gusa tugende ku meza
waba ugiye muri telefone uri kwandikirana n'andi wabonye umugabo akana k'agacuti kanjye kaba kari kumusiza hano kambwira ubugoki abakurusi shani meza Gabo uvuye hano Usoma muri kuganiriza. Nawe byose urumva twabura icyo tuganira avuye hano nandi kumbwira ngo ku cyumweru tuzajya kureba mu rugo tubabwiye ko dufite ubukwe vuba vuba Gabo imantesha umwanya kandi wasaze kabisa agira amafaranga yo gukora ubukwe siko nawe wabyibagiye ariko se ubukwe ninde wakwiye ko ari amafaranga Mbabarira none se cyane. yarayabuze gise nayabura ubwo ngubwo nyine utangiye kubura ubwenge gute umane na Gabi kubera Siko wasaze? nusubana na Gabi ushaka mbane nande uraje uvuye cya gisaza nyine mu kirundi baravuga ngo agaciro iyo kamye akamara yanjye niya mbabarira ibyo ntago wabinkora ibyo tekerezo byo kubana na Gabi kubivana he urumva nakwicara nkajya kubana n'umusaza uzapfa ejo tuzakuru twakora nk'ubukwe nk'uyu munsi ese ni umusaza ari umusaza uriya aracyari muto cyane uriya yatangiye kurwara imitima na za nta mitima gwaye mbabarira cyane ubuse ukuntu wabo umuntu yakumva ari nk'igisaza kandi wagira ngo nta none zo ndajya kubana n'umugabo ufite umugore w'abandi nta Gabi mbabarira cyane kubera iki umbabarire cyane ibyo bitekerezo Gabi niwe tujya kungana mu myaka Gabi niwe dukunda none se reka nkubwire uriya mugabo w'abandi ko icyo mukunda ari amafaranga nshaka kuzasangira na Gabi nese Gabi nyine nta mafaranga agira none se icyo ni neza kubizi niba Gabi nta mafaranga agira Gabi azakodesha inzu uriya mugabo afite inzu ye afite imodoka ye afite akazi keza ibyo ngibyo nzi neza kubizi cyane kandi no kundusha uragende nyine kwa Gabi uragende kwa Gabi iyo nzu uri kureba iyo ngiyo nubana na Gabi uze ko futane ntagiye n'umuntu usubira no Gabi ndakubwiye ko ari umukene cyane bya danje akora iki gira akazi akora ubucuruzi ubucuruzi ari iki export really avana ibicuruzwa mu Bushinwa akaza kubicuruza urugero agira ama iPhone n'ama laptops n'ibiki byose yirirwa yacuruje mu mujyi birebe ntago ari ibyo we uzanabaze makuru aho gucyura umuhita cyane mbabarira cyane nta Gabi nawe ujye umenya ubwenge ariko uriya mugabo mwirirwa Dubai yagusohokanye mwirirwa he ariko ugiye kwa Gabi uriya no kuryoshya no kuma amafaranga mpaye nkaguramo ibyo kwambara nkaguriramo na Gabi sheri wanje inzu abazanyibakira nzayibanamo na Gabi imodoka bazampa nzayibanamo na Gabi yambabarira cyane nk'ibyo bitekerezo wabona na Gabi ari kuri kuri wallpaper ubwo n'ubucucu waba uri gukora cyane yangize ngo niba uriho ubwo ngubwo ko wahinze utagiye kumubwira ngo kujyana iwanyu kandi ku cyumweru tuzagenda akomeye wagiye ugira ubwenge ariko uzi ko wari uri kubimbwira nkagira ngo ni brag wasaze nakambabarira ubaza nk'uriya mugabo umutungukije iwacu ahubwo ibaze Gabi n'umutungusi wanyu none se Gabi ni mubi mama wawe na papa wawe urazi ko ari wowe bakeneye ko kazoza bakeneye kubona umukwe uri smart ufite amafaranga ufite imodoka ye ufite inzu ye ibintu byose biri aho ngaho nawe uraje ninde wavukanye amakarita mu ntoki wa byose uriya mugabo ubundi ko ngena numvise ko n'umugore wari wo wagize wamukije bwa mbere for sure nagufashe ntago mbizi ariko reka nkubwire njye numva wakikundanira n'uwa musaza ubwo ngubwo ntago njye nagufatira imyanzuro ariko nari nguhaye igitekerezo nyine nk'umucuti wawe ubwo ngubwo ibizaba nyuma ntangiye kubura utubuta two kwisiga ubuza kubera Gabi kandi ndakurakare ko cyo kuntega iminsi ndayiguteze nyine uri inshuti yanjye ngomba kukugira inama kugira ngo ibintu nibikubaho uzavuge ngo Sheila yarangiriye inama yarabimbwiye nose mbabarira umbwira turabikorera iki twese
turabikora ngeze decision ni ukugenda mu rugo ku cyumwe kandi urabizi ko iyo navuze ikintu nta wundi muntu mpindura ibitekerezo nuko rero njye burya nakwinformaga nawe nakubaza ako sha Gabi nawe ni igicucu mu bana Hello? Bite Gabi? Cyane byiza meze neza. Cyane amakuru ni meza ko wawuze. Cyane warabuze byakaje. Cyanda amakuru se yamiya? Amakuru. Gusa wowe na Miyo bimeze bite? Muracyakundana? Ariko yakubwiye ahubwo ntabwo mukivugana. Cya ubuse Mana yanjye Gabi, ubusubize ibintu Miyo arimo koko? For sure. Gabi ntago nzi neza niba ibyo nturi kumbwira biri seriye niba uri seriye koko ariko urayizura umucuti wanjye na Miya ni inshuti yanjye Gabi sinzi pe Miya sinzi niba amakuru ye nyene yose ugiye yamenya ariko nta n'ukuntu wayamenya rega birumvikana se naguzi ko Miya afite umugabo bakundana umusaza nako ntago ari umugabo Kareka gukina abantu bagiye. Ayo makuru ndabizi nyene wowe uba ubereye mu zawe ntago wapfa kumenya amakuru abarimo. Umusaza sha. Ntago wari ubizi? Allo? Ese ayo makuru kumereza kujya Mva cyane gose nimba uyakeneye arambuye nanayaguharika kuva ryari Ndasha narashize nk'amezi 2 bakundana ariko nyine n'ijyo ubizi That was great. Fuck. Hey, boyfriend, ça va? Babe, are you serious? Kumbe ibyo babwiraga nibyo? Man! ubaye iki Babe, are you serious, babe? Uri muzima cyangwa uri gicucu? ubaye iki Uriya ninde? Uriya ninde? Sorry, Uriya ninde? my cousin. Your cousin? Yes. Babe, kumbe uranshitinga igihe cyose maranye nawe, babe. Hey. Ibyo wambwiraga kumbe wari uri hafi kubikora? Ntago ndi seriye ndaho ngaho ntago nshaka ko twimariya ndi gutinda nzabona ama invitation kumbi What are you talking about? Ubaye iki uvuye kwanza ko mbona amaraso yawe your blood is too hot. What is it? Reka nkubwire Mia. Mia, listen to me, Mia. Go ma you want to okay ngo nkubite kill me you want to kill me. Do you think I cannot beat you? Oh really? Is that what you think? Uriya ninde? I said it's my cousin. Dekora kandi ku nonsense. Umuntu wo can't even marry umugabo suku. Reka nkubwire. Let me tell you something. I said it's my cousin. Papa we Afghana papa. Let's break up. Ukomeze ubuzima bwawe nkomeze ubuzima. It's the first of all. Ibintu uri kuvuga wakuye. Reka nkubaze ikibazo. Utekereza ko inshuti yawe yakubeshyera ikambwira
no ibi nambwiye nkagira hano nkahita mbibona kanya n'amaso yanjye Oh, okay. Inde, inshuti yanjye ngira imwe. Who? Reka nkubwire Mia. Uri kunyumva neza? Reka nkubwire. Ntabwo nshaka kubangamira mu buzima bwawe. Sibyo? Uhitemo kimwe. Niba uri bugumane n'uriya musaza cyangwa uri bugumane nanjye. Ibintu ni bibiri. In fact, ntabwo uhitamo. Genda hitamo. Ntabwo nakomeza gukundana nawe ufite uriya musaza. Genda. Sibyo? Usigare mu buzima bwawe it's okay. Basi uzimariye n'uriya ni ufite gahunda. Sibyo? Nakwaje ibyo bintu wabikuye. Ibintu by'umusaza. Ntabwo inshuti yawe ashobora kubeshya mwirirwa. I knew it. You knew it kubera ko mubiziranyeho. Man, okay, listen. Be, uriya mukobwa twarashwanye dupfa ibintu byinshi agira amagambo, you know I can't cheat on you, baby. Come. And I love you. And I love you, right? I love you. Sorry kunugamba. No, sorry. That's my cousin, my love. Come. That's my cousin, sure. Okay, I love you. Sorry, love. Sorry. But you look nice, eh? Wow. Eh? How you must say? So this girl yarazi yuko uriya ntiranyije na Gabi kabaye. Mikoha. Nonsense. Allo? Ni byiza yawe? Meze neza? Nanjye ndaho kubera Imana. Hanyuma mva nkubwire rero Sheila. Nundi munsi. Ujye umenyera bene wanyu n'abandi bose mu ngana munareha munasa. Urumva? Ngewe ntuzongere kumenyera. Umva nushaka kugira ibyo umbwira wowe uze gufata amanite yawe umpamagare unyibwirire ngiye nguhamagaye n'amanite yanjye kugira ngo nkuvugishe. Uranyumva neza? So ceceka rero nkubwire. Nundi munsi ntuzongeye kunkinisha cyangwa ukinishe n'ibyanjye cyangwa n'abandi. Uranyumva neza? Oh, nasazi, right? It's okay, nasazi. So ngiye gukwaza ibyaga mbikubaze mbikubwire. Anyways, amakuru news flash ntacyo napfuye na Gabi. Turacyari kumwe, turakundanye cyane. Umugambi uracyari wa wundi. Okay. Kiretse no gukoresha juju niyo yonyine gusigayo. Oh, uzamutwara, right? Good luck. In fact, I'm wasting my time. Bye. No. Yes. Oh, azamutwara. Nubundi ni hahandi. All right. Babe. Lucy. I'll try something. You have to move things out, huh? Doesn't be cool. Baby, I'm home! Baby? Your baby's home. Your cat, your baby, your whatever. Yeah. Your baby's home. No. Babe. Oh, listen to me carefully. Babe, don't touch me. I can explain. Remove these hands off. Babe, listen to me, please. Kindly. Babe, please. Baby, I can. Babe, I can explain. What just happened?
Babe. Baby? What's wrong? ntacyo. Umeze ute se? Ko mbona utishimye. Chérie? Chérie? Wabaye ndetse. Mva nameze neza mu mutwe ndeka ntuze turaza kuvugana. Ese Chérie ubundi akuyobewe aka kanya? Nese ubu nta n'ubwo ushobora kuncarira ikibazo ufite ko mbibona kuko ufite ikibazo ntazi ariko ese wambwiye sindi umugore wawe ko umugore sinkubwiye ngo ndeke sinkubwiye ko ndibuze kubikubwira nyuma. Okay ntacecetse nta kibazo ntabwo nongera aha kamamagare yanjye koti mubwirize hano Pick up. Hi, baby. I'm sorry. Can I talk? Yeah, ukaza nko mu rugo. Just few minutes. Yeah. Please. Okay, we explain everything. Babarira uze nk'iminota nk'icumi basi tuganireho gato. Ugiye kuza? Okay. Thank you. I love you. Okay, fine. It's okay. Bye, ndagutegereje. So. Coming. Mercy! 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 Haram. We're not tuvugane love. Nahise nabi bari ku telefone. Well, ntabwo wumvishe nabi. Tsarakumva. Ndashaka ko tuvuga. Ntabwo urwaye. Ndashaka kugusaba imbabazi kuko maze iminsi nitwara nabi. Babe urarwaye? Oh yeah. Wowe nsaba imbabazi z'iki se shedi? I'm serious. Okay. Listen. Ndashaka kugusaba imbabazi kuko maze igihe nkwitwaraho nabi. Nkajya mu kazi nsingira ubushake bwo gutaha. Nanaza nkatana umujinya. Habuze gato nanjye no kugira tendansi yo gushaka undi mugore ariko ntabwo byabaye so. Gusa ariko nicaye nitekerezaho. Sinshaka kumera nka wa wundi watewe nawe akitera. Ndabizi rimwe na rimwe njya mvuga nabi nka umugabo mubi. Niyo mpamvu nshaka kugusaba imbabazi. Nafashe umwanzuro wo guhinduka aho umugabo mwiza nkakwitaho. Ariko nanone nawe nkagusaba ikintu kimwe. Kwiyitaho nk'uko byabaga bimeze igihe kapo yacu n'igitangira.
tugakina twa dukino twakinaga bya bintu byatumaga dutandukana nyuma y'amasaha 2 nkumva nagukumbuye tayari ndabishaka. Sinshaka kwisenyera nta wundi mugore kuri iyi si ya rurema numva ko nshaka kubana nawe mu byishimo uretse wowe mugore wanjye bisezerano. Yeah, thank you. Well, ndongera gusaba imbabazi mu minsi ishize nakoze agafopa impeta yangira takara. Nihagararaho of course we bya kigabo gusa ndaza gushaka indi. I'm sorry. It's okay. I forgive you. Yeah. Babe. You tell me ikintu namagariye vuba mve hano ngenda gusa ndikibazo cyo ndimo ndakora muri inzu yakoze. I want you back. Ndagukumbuye. Ntabwo wambwira ikintu washakiraga utari kumparaho. Kwinginze kandi kindly. Okay. Basi ngo byose kurambana. Okay. Go on. Okay, ntabwo uriya musaza ntabwo ari kuza wanjye. Ahubwo ni iki cyaha? Ni sponsor wanjye. Sponsor? What do you mean sponsor? Nyine he sponsors me. He gives me money. Okay, banzu byumve neza. Anyishyurira inzu. Hanyuma se kuba yishyurira inzu nigeze muri amafaranga yo kwishyurira inzu. Ugeze muri afite yose. Ntabwo baby listen ukambwira ngo you okay? Yeah, cause I'm okay. Nyine ntabwo nashatse kukugura urabizi ko uhembwa amafaranga make. Amafaranga uko yabangana kose mpembwa, sibyo I can manage. Ntabwo agera muri 500 kandi we ahembwa miliyoni 2 n'igice ku kwezi. Urumva ko yakombe baby listen. That's why impamvu nakuretse ngo musange, sibyo? No. Kubera ko ngukunda nashakaga bajye bampa amafaranga hanyuma tuyagabane nge nawe. Uri gumereza amagifti, uri gukora iki? Kumbini hejuru y'amafaranga uri kujya kuvanamo bira n'uburaya be. Unyumve neza nturakare. Bira n'uburaya. Uri gukora uburaya kugira ngo ngurire impano. Uri gukora uburaya kugira ngo because I love you. You love me and you are killing yourself and you are killing me. I'm not killing myself. And I'm not killing. Okay, I'm sorry babe. Ntabwo nzongera. Okay. Phone yanjye sinzi naho nayishize. I blocked him everywhere. I blocked him. Namublocked ahantu hose. Nuko wabona ko utazongera gukunda. Be, kucyumba baza kwera. Nukubera. What did I do? Can't you be serious in this relationship? Yeah, I'm going to be serious in this relationship. In fact, let us get married and you will see I'll be a good wife to you, okay? Promise. Promise me. I promise. No, really? Of course. Thank you. Thank you too. Mwiriwe, turabasuhuje mwege mwabanye natwe muri film irangiye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mwayikurikiranye ngira ngo mwakwiba amasomo atandukanye by'umwihariko ku bantu b'urubyiruko. Mwabonye ko ku bakobwa cyane mwabonye ko mudakwiye gushukwa n'abitwa ko bafite amafaranga. Kenshi sometimes usanga badafite urukundo muba mukeneye. Hari igihe ukurikira ayo mafaranga bafite bikarangira rwa rukundo rwa nyarwo urubuze bitewe n'iki, bitewe n'uko kuri gusharaje kurikiye amafaranga. Ubwira ngo mwabonye ko icy'ingenzi ari urukundo nyakuri. Ntabwo mukwiye gushira pressure cyangwa se ubwira ku bantu mukundana kugira ngo bakunde mubane cyangwa se bakore ibyo mushaka ku kanya. Mukwiye kwicara mukabiganiraho. Ntabwo mukwiye guterwa pressure n'abantu barusha amafaranga, abasore mukundana cyangwa se abakobwa mukundana. Ngira ngo mwabonye neza ko Umiya nubwo yakundanaga n'uriya mugabo yarakurikiye amafaranga mu by'ukuri ntabwo ari umugabo yifuzaga, ko mwabonye ko atabashije kwakira ko yatandukana na Jibril byoroshye ngo akurikire amafaranga, kuko amafaranga yonyine ntabwo ahagije ubwayo nta byishimo ufite. So icy'ingenzi ni ugukora cyane ukagira aho uva naho wigeze kugira ngo ubashe kubaho wishimye. Ntabwo icy'ingenzi ari gukurikira amafaranga. Murakoze cyane. Stay tuned, subscribe, comment and like kuri iyi channel yacu kugira ngo dukomeze kubagezaho filime nziza kandi zitandukanye. Murakoze cyane.